ndwaye mfite kanseri yo mu nda, ari ibyifuzo bitatu mfite kinkomereye kuva nabibwiwe ntari umukristo, nkajya mpora numva mfite ubwoba havuga wenda nkijijwe si ubu Imana yayinkiza. Nanone nkumva nta mwanya, ntabwo nigeze ntekereza ko umunsi umwe nzakizwa. Nahoze numva ibintu uzakorera Imana nafasha abantu bababaye, ariko ntazigera njya nko muri eglise ngo nsenge ibintu nk'ibyo. Rero aka kanya ndashima Imana, naje hano hari ubuhanuzi nakiriye kuri church yacu, ari umumama w'umukongomani uje arambwira ngo abonye uno mwaka utararangira kubagwa gukomeye ku buzima bwanjye nka sufra. Nta kubagwa yego kutagira gusufra of course, ariko nanone ukuntu yabimbwiye nawe afite ubwoba bwinshi cyane, nanjye ahita ndema mu bwoba. Kandi muri iyo minsi nayo imaze igihe nsenga numva ndi fier, vuga niyo wenda na icyo kibazo cyabaho Imana iri ruhande rwanjye sinababara kuruta wenda uko nari kujya kubagwa nkiri mwisi. Ariko nanone nkajya nibaza, Mana watinyuka ukabyemera nari umupagani simbagwe, sibantera icupa, singira ibibazo bitandukanye by'ibishenzi ku isi, ubu ndi imbere yawe ukemera ko nabagwa. Genda mfite icyo kibazo, fata amasengesho ndabisengera, arambwira ngo kugira ngo uzamenye ko Imana yagukijije, ngo uzategereze Imana ikubwire oya ku buzima bwawe cyangwa ikubwire jya kubagwa. Nicara rero ukuri nge mvuga oya simbishaka. Ndangiza ayo masengesho merekeza pastor wanjye hano, nibwo bwa mbere nari mageze. Ntuye ngiye Kabeza ariko n'ubwa mbere nari mageze. Bica mu mushumba Imana imuvugiramo, ambwira anakoresheje oya, mpita numva ndi kwemeranya nawe ntarajya kwa muganga. Rero ndashima Imana ikomeye ikora ibitangaza. Mundeba ndi umunyabwoba bwinshi cyane, nta nubwo ndi n'umushuti y'umuganga kubera kubatinya. Arambwira ngo mu gitondo ujye kujya kwa muganga. Ndi hano nari nizeye cyane, numva nshimye Imana, numva nibyo. Mu gitondo rero ngira ubwoba bwinshi sinajyayo. Rero nagiye kwa muganga, nta kibyimba na kimwe mfite mu nda yanjye. Haleluya, mumera Imana icyubahiro, ndi netre kuruta ibintu byose. Abaganga bamvuye bwa mbere barambwiye ngo systeme ngo ni shasha yaje yo kureba ngo uzagaruke ngo kuyindi tuzaguhamagara. Ndabyira muzampamagare n'itanye. Gwese izo confidence rukuzikura heneri, tabwe nuko nta ndwara afite, ahubwo musengere cyane abantu bazifite ko nge sindimo. Rero ndashima Imana iri mu ijuru itaritaye kubona baye, itaritaye hashize ikanyiza ndi mubi. Ndashima Imana, umwere Imana icyubahiro. Haleluya! Nibyo nashimaga Imana. Ubu meze neza buretse wikiruka. Ndi netre mu nda yanjye. Ariko Mana ubu meze neza. Enda nge naguhobera utarwaye. Gahasi njya mpobera abarwayi, iyo mbahobeye mba ndi kubavurira. None ubwo wakize endama niko Imana igira neza. Reka tuyikomera amashyi menshi, The God of goodness, Christ. Niwe mukristo mwiza, ugiye kuba umukristo mwiza. Uko wabitinyaga ntuzongera kubitinya. None ugiye gukorera Imana. Mu cyimbo cy'ubwoba bwo gupfa uzarama. Umva none ijambo rikomeye. Ugiye gukorera amafaranga, uyarye uyenjoyinge. Ubundi wajya kuvuga ngo ejo nzapfa. Noneho ejo uzabaho, uzongera ubeho, uzarera abana bawe, uzarera abuzukuru, uzabaterura, nta kanseri iravumwa iteka, ntizagaruka, ntizigera yongera kugera ku buzima bwawe. Nta cyuma kibaga kizagukoraho. Imana iguhe umugisha, ugubwe neza. Imana izakurinda. Umunsi nkubona nabonaga ko neza kanseri donc cyari ikintu cyagombaga kukwica.
I saw that the surgery will ariko not imana leave irambwira you ngo icyatumye alive. muzana atarabyiteguye But God said the Ni reason ukugira I ngo brought her mukurireho icyo kintu. unexpectedly Imana is to ishimwe. remove Burya that umunsi thing from her nabikubwira. life. So the day I told you that, nako kanya cyahise it kirangira was wavuze removed Imana that day. ishimwe. niyo amasaha ashira ukagenda Even if you could have gone after a few abaganga bari hours, kukubwira ko ntayigihari doctors would have told you there's no Imana tumor in yacu. your belly anymore. ntikora ejo For God Amen. doesn't do, ntikora ejo bundi doesn't work tomorrow or the day ikora ako after. kanya It does Amen. the present imana time. yanjye And my God ntikora ejo doesn't work Amen. tomorrow. nawe Even Amen. nonaha now, n'ubu ugiye kugira umugisha you're going to be blessed. ubundi iyi ndwara yari yarafunze n'inzira zawe For the zose sickness have blocked all other ways in your lives. ubundi wari umusirimu wibona wirata wumva nyine ukomeye Very arrogant person, smart. ako kantu kanyuze mu nda karakoroheje uca bugufi uramanuka uroroha uba nk'imboga zakubiswe n'umuriro barely humbled you. umva rero ko imana igiye Let's kubigenza hear what God is going to do. igiye kugusubiza bwa busore bwawe He's za going to mbaraga give you zawe the- your Man, strength wa of muvuduko your youth. wawe bya bihe byawe subirana umugisha wawe kuko imana irawuguhaye Amen. Because you're renewing your strength. subira n'imodoka umva ugiye kugendera mu modoka Amen. ihenze mu buzima Return your car. Amen. You have a Inzira very zawe expensive zirakingutse. car because Amen. your ways are open. hari imodoka ufite uyu munsi yo kugenderamo Do you have a car n'ukuntu today? uri mwiza usa gutyo ugenda The way you n'amamoto look so na nice. moto moto irakapunda yivumye guhera nonaha Come by Amen. now. irahagaritswe mu izina rya nde rya yesu genda witware wishofe Yes, Amen. for you're going to drive yourself. imana iguha umugisha God Amen. bless you. mu izina rya yesu nagira ngo nsoze rero umuhigo ko yarambwiye ngo nzaze gushima imana no kuri eglise yanjye narayishima imana ishima God told me to thank God here. Even at my church, I did so. okay divine ngarasaba gushima imana Divine also requested to Divine. testify.